n'ivi nzamu ni Yves nabyemeje Yves arifati Yves ari mu mugisha Yves cy'abana aho Olivier batatu no b'inyuma batatu Emery ni ibisanzwe hakaza Kabangi arumva narushemo nabo bose batatu Emery Kabanga na Rushema nono abarufebe babureka ameze neza Aimable wowe nsaba imana ariko nibwo akiza reka tumushyire kuri bench perezida aravuga ko bari kumudisciplina uramubanzamo nibwo akiza nibwo akiza baki y'uburyo ubwo ni Serumogo y'ibumoso ni Serge Zipol bose ngirewe nashyiramo kandi babwira ko umusore yagendaga cyane afite amaboko apuride kandi uwo mu yambere yari Fabrice ariko Yves ushobora kumushyiramo nka Paul cyangwa ugashyiramo bano ahubwo bipanze gutya Fabrice yakina ku ruhande rw'ibumoso Fabrice kuko bara kumutoza mukunda urumva rero wabanjije mu myitozo bavuye muri axe agiye ku ruhande rw'ibumoso ni Fabrice abakaseri babiri ubona abakaseri babiri yakagombye kuba ari Richard urumva ndashimira Richard yego n'umuntu witwa Tambwe nakinisha Richard na ntarindwa ubwo ntarindwa agasa n'ari ukasa akaguma inyuma cyane hano Richard ashoboye irarore ya box imbere umutoza akunda sefu erega turi gupanga yacu rero dupanga yacu erega Richard nawe arayigira ariko imyitozo wasanga turi gucancura yacu turacancura yacu ubwo hagati dushyizemo imyitozo yenda yorene Aimable na Richard bose nk'ubu ndabizi ko umutoza adakunda Richard nko mu mikino amaze kumukinisha ariko urebye reality hari Richard ararusha abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport mu kibuga hagati cyane cyane muri recuperation Richard arabarusha kabisa hanyuma buryo ubonye mediateur w'imoso nk'uyu aba ari ikintu cyiza cyane kugira ngo ajye n'akavare ku ruhande rw'ibumoso ubwo imbere yabo reka dore ku mpande gusa tugiye gukora triangle yo hagati tuyisoza ubwo navuze narindwa muvuga narishimiye Richard imbere yabo na Beti ubundi niyo match ya Beti kuri Yanga rwose niyo match ye ndagomba kwereka bari yuko nubwo yabahendeye ukuri bafasha Yanga kuko urwego rwe nibwo azaba ari ku 10 urwego rwe ni urwa bapa ko Mizuzu azaba ari ku 10 ni igipimo none abataka babishye ubwo Yves na Bero na Big Bero nubwo ndavuye mu mvune ku ngomeze neza cyane Yves asa n'uturuka mu mpande Bero arimo arakina nyina pivota ari imbere sabose none se ko numva wa muntu tudahuje uruhu mwamusize inyuma ingoma yabonetse kuri match agoreye icyumweru cyose agomba no kujya presenta jezi neza akamushyira ku posters y'amamace rwose turatuntu turamubereye no mu kibuga akaba yatanga umusanzu ariko aho n'abanyafite imbaraga ntihari visibility ya equipe cyane nk'aba Tony Kitoga yaba afite Basisi Basane yaba afite ba Rivaldo yaba agifite ba Tambwe Gloire yaba afite abakinnyi benshi bashyira mu kibuga ba Sefu batambwe baba gihari ba Aimable muri defense baza bagakina nabo ngabo ba Sindi Jezi Paul ba Prince Musore rwose Rayon Sport ndayiha icyizere ko ejo ushobora gukora akantu kuri Yanga Axel yarimo kutubwira ibigendanye naho abareyo bageze bashaka kuza Stade Amahoro aho bageze ariko barayuzuza rero je nabonyemo mbona nanjye nikanzemo nibyo urebye imibare ukuntu iteye nkurikije na Pasteur nabonye Axel ya postinze yego ntago ari bibi za Yanga zavaga bari bageze mu Rwanda buriya bari bariho bagenda basatira nyine bava za Kahama hariya twagiye tubabwira ku munsi w'ejo bagenda basatira binjira mu Rwanda murabizi ko kuri uyu munsi ari nabwo nyine muri aya masaha abayobozi b'abafana ba Rayon bagomba kujya kubakira bakabazana muri cortege bakaza i Kigali. Skybox zarangiye ni sold out. Skybox zashize yego executive seats zarangiye. Executive seats nizo ziri zaguraga 100 tugende tureba neza kwa ngandi kureba kuri graphique hanyuma VVIP 93% urumva ko ubwo numva ngo izina update zejo byibuze saa 5 z'ijoro ubwo numva ko nazo zigenda zishira. VIP bamaze kugura ku rugero rwa 91%. VIP zaguraga 30. hanyuma classic seats hanyuma VVIP kagura 100. yego hanyuma okay VVIP zaguraga 100 zigeze kuri kangaho ngaho VIP 93
gatatu ijana na gatatu executive cities mu 150 executive zarangiye zabaye sold out. skybox ni sold ya out miliyoni ebyiri. tugeze kuri vip bamaze kugura 91 VIP kw'ijana. ziragura ngahe 30. 30 Yego. zigeze kuri 90 na rimwe ku ijana kandi ngo byari saa 5 z'ijoro za tanu z'ijoro zo ntizashize ubu nazo ziri gushira Wakabyara. classic seats za 15 sibyo Yego, classic 15. seats bageza kuri 87 yego 87 naho ziri gushira Ubwo zashize. Upper Bowl 51 aba niho wanjye ubundi muri Upper Bowl ibihumbi bitatu. mwatsi 51 mwatsi yagezemo cyane noneho lower bowl 54 nabo mwatsi yagezemo aho byari saa 5 ngayo ngo iyi stade izuzura yego kizuzura zuzura byonyine urebye Kandi- mu buryo amatike yaguzwe kandi abafana ba Yanga bagomba kuba barimo bigomba kuzura full kandi abafana house. ba Yanga bataragura bataragura amatike kuko abo nabo mu Rwanda ariko Yanga yo yatanze umubare abafana baba batanga umubare kugira ngo baba baba booking booking. ariko urumva bitandukanye no kwishyura Eh. booking imyanya twe tuzaza twishyure mugira ikibazo Yanga nibashaka bazayihenda ikintu cyitwa igitora baragifite wabonye Hersi ubushize byakoze Hersi Nyamirambo muri Tanzania Nyamirambo yaragiye kugura stade yose muri Tanzania bafite amatora y'umukuru w'igihugu mu kwa 10 GCM yatanze miliyari 10 z'amashiringi ya Tanzania miliyari 10 yarahagurutse bari mu cyo bita Garadina na mwenyewe mheshimiwa Samia Suluhu president arimo arahaguruka aravuga ati twebwe nka GCM twarebye mu kigega cyacu twageneye CCM ni ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania chama cha mapinduzi rya Nyerere rya zamani Kongo sana urumva kibamba aravuga ati twarebye wahagurutse nengenere Hersi ni Hersi ni wafashe ijambo president wa Yanga boss mwenyewe engineer aravuga ati miliyari 10 z'amashiringi ya Tanzania ni miliyari 5 z'amanyarwanda zirengaho aravuga ati tuyashyizemo kugira ngo dutegure amatora yacu nka CCM tuzitwara neza mu kwa 10 nzuri kwe Engineer Hersi